akazi mu mujyi tuyara hepfo mwana wa ura mama ngiye wararaye mbona akazi mu mujyi nta matera mfite nta dusafuriya mfite two kwifashisha nta n'igikapu mfite ariko mfite abaturanyi bashobora kubintiza ndazinduka njya gutira ibikoresho kare jyewe njye mu mujyi gushaka akazi nanakabonye kwanza si no kugashaka ntangire mbe nk'abakire nk'abandi bose. Mwiriwe hano Nibigwanye Imana nta mahoro se ko mu gisuye ni amahoro mukanziza se arihe kadakoma ari munsi y'urugo ariko ronga ibijumba mwamushagaga cyane ngo mubabwirire cyane rwose namushakaga mubwirire mama ngo wariraye abashaka barira mwamutse kungendere se na mahoro ni amahoro masa dore usanze ndi kuronga ibijumba umwana agiye kwiga ariye Sheneza agiye gusubira ku ishuri ni byiza ubu nabonye akazi rero reka nabonye akazi mu mujyi nabonye akazi mu mujyi none rero nagira ngo muntize ibikoresho matera igikapu n'udusafuriya n'impembwa nzabibasubiza rwose burira ngiye ngo ibikoresho byanjye byo mu rugo mama wariraye tumwizere tumutize ibikoresho byacu tumwizere warira Karame ubu ntabwo uzampemukira ntabwo nzagwemukira rwose nzabigutirurira n'impembwa wariraye nkagura ibyanjye ubu rero ugiye i Kigali ngiye ubu nawe uzagize wahinye nka babahungu i Kigali umeze gutya reka da nzaza ndi umuntu usanzwe nta kibazo gihari yego nzaza ndi umuntu usanzwe banguka mwa kandi namwe murakoze byatari murakoze cyane bahakirugire ugende mureba umva akazi ndagakora fresh nkabonye nari ngahwabaye walahi yewe wariraye ntuzampemukire ubwo se urumva ibyo nabikora urumva ibyo nabikora giye umva murakoze cyane kabisa fasha reka ngende kabisa basuhuze bayi nabonye akazi we uzagira urugendo rwiza yego muzasigara amahoro kandi uzabigarure itegura kujya kwiga wariraye nahaye ibyanjye ntagizanire amuhamagara iri sishanura uyu mugabo arashaka iki muhibye kanze mpamagara umwana wanjye Alo? Mwana wa uraho? Uraho mama? Je baba we uzi ibyo wariraye yankore uzi ko nzikunzanira bya bikoresho byanjye. Ndagukoze ibikice kandi mama. Mwana wa bya bikoresho yanze kubinzanira niyo muhamagaye sa telefone itari ku murongo. Niyo muhamagaye ndamubura ahubwo. Ejo uzajye kumunshakira iyo ngiyo mu mujyi sibyo? Mama ihangane rwose nzajyayo. Yego mwana wa rwose urakoze ngaho bayi umunsi mwiza amasomo meza Imana ukurinde umwana wanjye nzamushakira
twamushaka. Mwiriwe. Mwirirwanya Imana? Mwiriwe. Nanjye nitwa Shenize, ndi umunyeshuri hano. Wandangira umuntu witwa Wariraye. Wariraye, umfana iki? Ni umushuti turaturanye. Wariraye atuye hariya hepfo uramanuka ugahita utambika. Urahazi se ku buryo wahanjyana? Iyi ndahazi, ni inshuti yanjye turaturanye, najya kumukwereka tugataha boy ku kazi. Warira tugende, amasaha yagiye. Bikaze ndimo ndafunga ngo nze kukugurira akantu uyu munsi nahembwe kabisa. Kiravuba ahubwo. Nanjye murangurira ntago navutse mu nzara. Uyu se we bite? Kugeza ubwo bana amahoro ra? Ni amahoro. Je nibite? Narinje kugusura. Waruje kunsura? Tugende nta kibazo. Tugende musure. Mwari we amakuru. Yes. Okay, mugeze hano iwanjye. Okay, nawe mvuye mu kazi ibintu ni okay. Don't worry. Karibu. Nta karibu ushaka nje gutora ibikoresho nyine. Salamu mani. Makuru. Ni fresh. Kumbona bakura burije nabi. Nta wundi aburije abantu. Burya wirwaga wiyemera. Na matera warahitiye ma. Wahura n'iki mani? Ntago ari ubutiye ariko Kire tuziranye muri Ega kagabo, burya yemera kandi unatari n'ibyabo. We ntujya utinya. n'amasafuriya amazi. Mama ni mugi wawe. Shandumiwe koko.